biroroshe cyane nawe byakubera, nubwo bizwi yuko ku gasozi wabaye icuro ry'imigani nawe ukikomanga ukavuga uti ntabwo byashoboka n'ubundi reka nkomeze nikorere ibibi byanjye n'Uwiteka Imana yarandambiwe. Oya humura, ntabwo rirarenga. Nawe waremwe mu ishusho y'abandi, nawe waremwe kimwe n'abandi, nawe uri mu ishusho y'Imana. Humura rero, Uwiteka Imana azakugira neza. Ugasanga biragoye cyane kugira ngo ube umuntu muzima. Ninde mubi? Ni kanaka. Ninde musambanyi? Ni kanaka. Ninde munyarutoto? Ni kanaka. Ninde ugira igitima kibi? Ni kanaka. Ninde munyeshere? Ni kanaka. None se muvandi bizagenda gute kumaze ku iciro ry'imigani aho ku gasozi utuye, aho hirya no hino ukorera, kumaze ku iciro ry'imigani? None bizagenda bite? Maso bimeze bite? Yarubwira ngo wigobotore uwuse kibi, kwirukangana akakujyana mu busambanyi, kwirukangana akakujyana mu nzoga, kwirukangana akaguhata kuvuga nabi, akakugira w'ikirimi kibi, akakugira umuntu ugira intonganya mu kanwa ke, akakugira ruharwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ushobora kuba warabayeho kera k'ubusa, ariko imyaka yawe ikaba yaragupfiriye ubusa kugeza uyu munsi wa none ukaba upfiriye mu byaha. Ni ukuri Uwiteka Imana ntacyo atakoze, Yesu Kristo ntacyo atari gukora, ngakorezeho abahanuzi, ngakorezeho intumwa zigiye zitandukanye kugira ngo zimukize, zigukure muri ibyo bintu. Nta kindi zizakora, ntabwo bazagufata ukuboko ngo bagukure, ahubwo bazakubwiriza ijambo ry'Imana, bakubwira ati urimo urakorana ibibi n'ibi byose ntabwo yesha Imana icyubahiro. Ni ukuri aho ngaho nubasha kumva ugakurikira ukagendana nabo ndetse ugafatanya urunana na Yesu Kristo, azakuyobora iteka, ubundi ubashe kuba maso, uve muri ibyo bintu bikubase, ubusinzi, inzoga, gusambana n'ibindi bigiye bitandukanye, urutoto, ndetse ntuhereze urwaho umubiri wawe ukore ibyo wishaye. Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe. Njye nitwa Jean Marie wamaze kwitaba Imana. Iyi ni Mutima Channel. Ndabakunda cyane kandi basuhuza n'umwami Yesu Kristo ngo mwiriwe mute, muraye mute, mwaramutse mute, aho mwerereye hose impande zose enye z'isi uko zitandukanye. Yewe rero bakunda nkomeza kubagezaho ijwi riturutse kuri Nyagasani rimanuka rivuga riti muhumure, ahubwo mube maso, ubundi iby'isi bitabajyana bikabaherana bikabagira imbata, ubundi kugira ngo muzumve n'inyoni irimo iratamba hanze ikagorana. Uwiteka Imana rero komeza bumvire ibyifuzo. Niba utarakora subscribe ahangaha waratinze cyane, akarimo kanya kugira ngo uyikore, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Wowe waramutse ute? Wowe wiriwe ute? Aho uri iburasirazuba, uburengerazuba, cyangwa se mu majyepfo no mu majyaruguru y'isi, ndabasuhuje kandi ndabakunda cyane. Ibiganiro byacu rero nibyo guhimbaza Uwiteka, tugenda tureba uko ubuzima buhagaze, ubundi twungurana ibitekerezo. Ikibabaje rero nuko mudakora subscribe kugira ngo bijye bigenda neza. Mujye muyikora rero kugira ngo Uwiteka akomeze abarinde, ubundi aturindire hamwe kandi tumushimira uko bukeye nuko bwije. Burya uwaduhaye umwuka nta kiguzi na kimwe twabasha kumuhereza, uwaduhaye ubuzima nta kintu na kimwe twabona cyo kumwitura, utuma dubyuka turi bazima nta kintu na kimwe twabasha kwishura. Ni ukuri uwo muntu cyangwa se uwo mwami, iyo Mana iba yadutabaye bigakunda, Imana iba yatumye tudabyuka twumva inkuru mbi hirya no hino, tudakanguka ngo twumve byacitse, udakanguka ngo usange serwakira yaje yajyanye inzu yawe, udakanguka usange umwuzure ugiye kugutembana, usange imvura ni nyinshi cyane aho abantu baba barimo baratabaza, usange imivu n'ahandi hirya no hino, usange ibibazo ngo byakwirunze ari byinshi. Uwo nguwo, uwo muremyi, uwo niwe ni ukuri ukomeye cyane, twakagombye guhuriza icyubahiro, ubundi tugashishikarira kumukora ndetse no kumubera inyangamugayo, tukamubanira, tukabana nawe bukeye nuko bwije, ubundi nawe akadusesekezaho imigisha, amahoro n'urukundo bye kugira ngo bigende neza. Njye nitwa Jean Marie amaze kwitaba Imana,
Uwiteka Imana abane namwe n'umutima cyane. Kora subscribe nonaha ngaha kugira ngo ukomeze tubane. Rero reka dutangire dusenga ubundi dukomeze n'ijambo ry'Imana. Urakoze Kristo, uri Imana ikomeye, urahambaye, rebera hose icyarimwe, niwo twita mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twanze imyuka y'abadayimoni mu izina rya Yesu, twanze ibintu byose bibi ni ukuri byaza kutuvangira muri iri sengesho, ahubwo himakazwe Nyagasani Mwuka wawe wera uri utuyobora. Nuko rero abaduteze amatwi ndetse n'abari gukurikirana ikiganiro ubashe kubahiriza umugisha utavangiye, ubashe kubabera intsinzi ndetse n'inzira y'ukuri igana mu ijuru iwawe. Ubwo tuzaba iwawe tuzahure twese guserebura izina ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Yesu Kristo nashimwe kandi niyubahwe kubw'imirimo yiwe agenda dukora ku buryo butandukanye mu buzima bwa buri munsi. Yari yitwaje amari rero amaze kwitaba Imana. Nawe niba ubishaka uze tujyane dufatanye urugendo. Ahangaha mu Baroma ku gice cya 13 uhereye ku murongo wa 11 kugera ku murongo waho wa 14 harimo ijambo ry'Imana rikomeye cyane ridusaba kuba maso. Kuba maso birasaba iki? Bidusaba iki kugira ngo tube maso muri bihe bitoroshe, aho bigoye cyane, aho ubuzima butoroshe na gatoya, aho usanga ibintu bigenda bitwituraho n'ibindi biducanga, ugasanga ubwonko bwacu kugira ngo bubyakire bikanga. Bamwe bagahita biheba, abandi tukumva biracitse, abandi tukumva ubuzima busa naho buhagaze. None bidusaba iki nk'umukristo uyu munsi wa none? Abakristo, abatari abakristo bose biragenda bite? Ni ibibazo, biragoye, ariko Uwiteka Imana adufitiye ubutumwa bukomeye cyane, aho arimo aratwinginga kugira ngo tube maso, ubundi dushishikare tugire ibyo twigomwa bigiye bitandukanye, ari byo bikurikira. Rero kuba maso bigusaba kwigomwa, bigusaba kureka bimwe, kureka ibintu byose byagiye bikugira imbata n'ibindi byinshi bikuziritse, biguhugije, bya bintu wumva yuko wagize ikigirwamana, bya bintu wumva yuko bikuryoheye, bya bintu wumva yuko nyine bisimbuye Uwiteka, bisimbuye donc bikubera agahuge ka buri munsi. Ibyo bintu nibyo usabwa kwigomwa, ubundi ukaba ubaye maso, ubundi urugendo rwo kujya kwiteka rukaba ruranogejwe neza kandi ari wowe ubigizemo uruhare, ubyigiriye rwose. Ibyo bintu rero reka bikubwire ibyo ari byo, n'ibi ngibi bikurikira. Uwiteka Imana akomeze abane natwe, ni ukuri atwambikiye intwaro, aduhereze ububasha bwo gutsinda abadayimoni, bwo gusenga imyuka mibi ikirukanga n'ibindi byinshi byabasha kuduhungabanyiriza ubuzima mu izina rya Yesu. Ni ukuri rero ibi bintu bigiye bitandukanye reka nze mbibabwire, turagenda tubigiraho tubijajanga, ubundi Uwiteka Imana akomeze abane natwe. Umurongo wa 11 rero haragira ati, kadusome mu izina rya Yesu, nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. Twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, ngo tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo. Rero reka tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, twiyambure ibintu byose bituma tutaza kuwiteka, bituma tutihana, bituma tutagandukira Imana yacu, ubundi tuze mu mucyo, tuve mu mwijima. Ni ukuri hari ibintu byinshi bituma tuba mu mwijima, bigatuma tutabona imbere, bigatuma tutareba ejo hazaza hacu, bigatuma tutagira amaso y'umwuka, bigatuma tutamenya ngo tutagira amakenga, tutamenya ngo ese turabaho gute uyu munsi kugira twitegurire ejo hazaza. Ibyo bintu ni byinshi cyane bigiye bitandukanye, ari nabyo tugiye gukurikizaho muri iyi mirongo uko ari bikurikira, ngo tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi. Iki ni cyambere, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Tudasambana, tudasinda, tudakora iby'isoni nke, tutagira ishyari, tutagira intonganya. Ibyo bintu nitubyigomwa tukabirambika hasi, ukuri nta kabuza Uwiteka Imana azabana natwe, kandi tuzaba tugeza aho Uwiteka adushaka, aho Yesu Kristo
adukeneye, hahandi Yesu Kristo yatwitangiye agapfa akazuka ku bwacu kugira ngo tuzabone agakiza ndetse n'ubugingo buhoraho. Aradusaba rero kwigomwa ibi bintu bikurikira ngo tutagira ingeso mbi, ahubwo tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nkeya, kandi tudatongana, kandi tutagira ishyari, ahubwo ngo twambare iki? Umwami Yesu Kristo, kandi ntitumuhe urwaho, ntiduhe urwaho imibiri yacu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Murekereho imibiri yacu, tureke kwihereza urwaho ngo ikore ibyo yifuza, kuko niho sekibi aherako. Burya Satani akoresha imibiri yacu, ugasanga biragoye cyane kugira ngo wigobotore sekibi, ukwirukangana akakujyana mu busambanyi, ukwirukangana akakujyana mu nzoga, ukwirukangana akaguhata kuvuga nabi, akakugira uw'ikirimi kibi, akakugira umuntu ugira intonganya mu kanwa ke, akakugira ruharwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ngaho ukagira ishyari, ukagira igonwa, ukaba umunyenabi, ukaba umunyagitima kibi ahantu hose hagiye hatandukanye, aho waba ukorera ndetse n'aho waba wirirwa aho ariho hose, ugasanga biragoye cyane kugira ngo ube umuntu muzima. Ninde mubi? Ni kanaka. Ninde musambanyi? Ni kanaka. Ninde munyarutoto? Ni kanaka. Ninde ugira igitima kibi? Ni kanaka. Ninde munyeshyari? Ni kanaka. None se muvandi bizagenda gute kumaze ku biciro ry'imigani aho ku gasozi utuye, aho hirya no hino ukorera, umaze ku biciro ry'imigani? None bizagenda bite? Uri maso, bimeze bite? Kanguka, Uwiteka Imana aragushaka ngo uve muri ibyo bintu byakubase, nk'inzoga nyinshi, kuba umusambanyi, kuba umusinzi, kuba uw'ikirimi kibi, kuba uw'urutoto, kuba umunyeshyari, kuba umuntu ugateranya imiryango, ugateranya amahanga n'ibindi byinshi bidashije Imana icyubahiro, kuba umunyakirisho kibi, umunyagitima kibi, mbese n'ibindi byinshi cyane bigoye. Muvandi tuza, ushyire umupira hasi, umanuke, upfukame, ujye ku mavi, ubundi usenge Uwiteka, nuko ahubwo wihereze Imana Data agufashe, agukize ibyo byose kugira ngo agufashe kuba maso mu rugendo rwawe uyu munsi. Biroroshye cyane, nawe byakubera, nubwo bizwi yuko ku gasozi wabaye iciro ry'imigani, nawe ukikomanga ukavuga uti ntabwo byashoboka, n'ubundi reka nkomeze nikorere ibibi byanjye, n'Uwiteka Imana yarandambiwe. Oya, humura, ntabwo rirarenga. Nawe waremwe mu ishusho y'abandi, nawe waremwe kimwe n'abandi, nawe uri mu ishusho y'Imana. Humura rero, Uwiteka Imana azakugira neza kandi bizakunda, ndetse uzabona ubwami bw'Imana nk'uko abandi bazabubona. Ahubwo tera intambwe wiyambure ibyo byose bivuzwe hano mu ijambo ry'Imana, ngo nuko icyo uri bukore, ahubwo ntuhereze urwaho umubiri wawe ngo ukore ibyo ugize ute, ibyo wishakiye. Nudahereze rero urwaho umubiri wawe ukore ibyo wishakiye, ubundi uzaba ufite intsinzi ikomeye cyane mu gihe uzaba umaze guhagarika biriya byose tubonye, harimo ubusambanyi, harimo ubusinzi, harimo kurwana, harimo kugira intonganya, harimo ishyari, harimo igonwa, harimo gutongana no kugira ikirimi kibi, n'ibindi byinshi by'isoni nkeya bidashije Imana icyubahiro. Ndabashimiye cyane, njye nitwa Jean-Marie amaze kwitaba Imana. Reka rero twirinde, tube maso, tumenye ngo iyi si aho iri kwerekeza ni habi cyane, kandi agakiza karatwegereye kurusha igihe twizeye kuva kera cyane. Ushobora kuba warabayeho kera k'ubusa, ariko imyaka yawe ikaba yaragupfiriye ubusa, kugeza umunsi wa none ukaba upfiriye mu byaha. Ni ukuri Uwiteka Imana ntacyo atakoze, Yesu Kristo ntacyo atari gukora. Bakorezeho abahanuzi, bakorezeho intumwa zigiye zitandukanye kugira ngo zimukize, zikure muri ibyo bintu. Nta kindi zizakora, ntabwo bazagufata ukuboko ngo bagukure, ahubwo bazakubwiriza ijambo ry'Imana, bakubwira ati ibyo urimo urakora ni bibi. Ibi byose ntabwo bihesheje Imana icyubahiro. Ni ukuri aho ngaho nubasha kumva ugakurikira, ukagendana nabo, ndetse ukafatana urunana na Yesu Kristo, azakuyobora iteka, ubundi ubashe kuba maso, uve muri ibyo bintu bikubase, ubusinzi, inzoga, gusambana n'ibindi bigiye bitandukanye, urutoto, ndetse ntuhereze urwaho umubiri wawe ngo ukore ibyo wishakiye. Njye nitwa Jean-Marie wamaze kwitaba Imana. Niba rero unyujwe n'ijambo ry'Imana, urasaba ukorera Nonaha kugira ngo ibintu byose bigende neza. Uwiteka Imana akomeze abane namwe, ndabashimiye kandi nkomeza no kubasuhuza, nanabishimira cyane aho muherereye. Wowe wamaze gukora subscribe kuri Mutima Channel, Uwiteka Imana aguhereze umugisha utavangiye. Njye nitwa Jean-Marie amaze kwitaba Imana. Reka dusenge dusoza, kuko tuzasubire ubutaha. Ndagushimiye Yesu Kristo, uri Imana ikomeye cyane, urebera hose icyarimwe, waraturemye bigenda neza,
umunsi wa none turemye kandi turagushimira impuhwe n'urukundo rwawe. Komeza rero udusesigazeho ubuntu bwawe, dukomereze muri wowe, duhereze uburinzi buturutse iwawe mw'ijuru, uturindire imiryango hirya no hino. Ni ukuri utwimane buri Satani hagurukiye kuturwanya ndetse no kudutwarira ibyacu n'abacu n'ubuzima n'ubugingo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Arashaka kutugira imbohe ziwe, ashaka kutugira imbata ziwe. Reka rero ubwo tubashije gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana, ijambo ryawe, dusaba kuba maso, twanga ikibi, twanga shitani, twiyambura ubusinzi, twiyambura ubusambanyi, twiyambura kuroga, twiyambura iby'abadayimoni n'ibindi by'isoni nkeya, twima umubiri wacu amahirwe yo kugira ngo wigenge, wiyobore. Ibyo byose kugira ngo ahubwo tugusange, twomatane nawe, ntuzabana natwe. Rero twumvise yuko byose ari ubusa kandi tugomba kuba maso, tukiyambura biriya by'ingeso mbi na biriya byose twabwiwe. Turagushimiye kuko byose wabiduhaye mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. Ciao ciao, nitwa Jean Marie, umaze kwitaba Imana.